Nshuti bakunzi b'umuyoboro w'umukondo kuri gakondo ndabasuhuje. Muri aka kanya umukondo kuri gakondo yifuje kubagezaho amakuru ajyanye n'isi iri kwerekeza. Ubuzima burarushaho kujya mu kaga bitewe n'intambara zikomeye ziri kubera kuri ino si, bityo ubuzima ndetse n'imibereho bikarushaho kuduhenda cyane. Kubw'iyo mpamvu rero ndashaka kugira ngo mbagezeho amakuru ajyanye n'icyerekezo cy'isi, maze twese turusheho gusobanukirwa n'aho ibintu biri kwerekeza. Akanya rero ndashaka kubagezaho inkuru ivuga ngo mbese ni gute umusirikare w'Amerika wari uri ku butaka bwa Irani yabashije gutabarwa mu gihe cy'iminsi 2 yari amaze kuri ubwo butaka atarabasha gufatwa n'igisirikare cya Irani, ndetse n'abaturage bari bahururiye kugira ngo barebe ko babona uwo munyago. Nuko ibyo byose rero byatangiye gute, byagenze gute kugeza umusirikare atabawe, ndetse ahunguba akaba ari kwitabwaho n'ingabo ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika. Ibyo byose byatangiranye n'umunsi wa 5 mutagatifu, ubwo twese twari mu gahinda ko kuzirikana urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo bitewe n'uburyo umuvugamo. Maze kuri uwo munsi ubwo Amerika yagabaga igitero ku butaka bwa Irani yitwaje indege ya F-15E, igeze mu kirere cya Irani ibasha kuraswaho n'ubwirinzi bwa Irani, irahanuka igwa hasi. Kubera ko rero zira ndege zikoranye ikoranabuhanga, indege yararashwe, ariko mu ikoranabuhanga ryayo umuntu wese uri muri iyo ndege, cyane cyane umupilote n'umurashi wiwe bari kumwe, intebe zabo ziba zikoze ku buryo mu gihe indege irashwe intebe icomokoka maze ikamanuka ikava muri iyo ndege, uwo yicayeho nawe akamanukana nayo. Ni kuri ubwo buryo rero umupilote n'umwungiriza we babashije kurokoka iyo ndege maze bagwa ku butaka bwa Irani. Nuko rero iyo ntebe icomokotse haba hariho umutaka utuma uri muri iyo ndege abasha kumanuka neza atagize ikibazo, akagera ku butaka afite ubwirinzi bwa nyabwo. Nguko rero bamanutse bageze ku butaka hasi, maze barushaho gushaka uburyo bwose bakwikinga kugira ngo badafatwa n'inzego za gisirikare za Irani. Indege rero yarashwe kuri wa 5 mutagatifu, maze imanuka ku butaka, n'abari bayirimo nabo baramanuka bagera ku butaka bwa Irani. Irani rero ikimara kumenya ko indege yarashwe kandi abari bayirimo nabo babashije kuyirokoka, bakoresheje uburyo bwose bashaka uburyo babahiga kugira ngo babafate cyangwa se babice. Ibyo ngibyo byari urugamba rukomeye. Abaturage bose basohotse mu ngo bajya guhiga abo bapilote kugira ngo barebe ko babata muri yombi. Babahigishije uruhindu, ariko kubera imyitozo baba barahawe yo kugira ngo babashe kwirinda, bose bahavuye nta n'umwe ubashijwe gufatwa. Nuko rero indege ikimara kuraswa, umwungiriza wari muri iyo ndege niwe wabashije kumanuka mbere, maze aramanuka agera ku butaka. Bitewe n'umuvuduko iyo ndege ibiriho, umupilote nawe yaje kumanuka akurikiranye nawe mu masegonda make cyane iyo ndege ikimara kuraswa, ariko kubera umuvuduko ibiriho ntago baguye mu gace kamwe, ahubwo bikekwa ko hagati y'uwo mupilote n'uwo mwungiriza bari kumwe, indege yaguye bose bakagwa hagati yabo harimo ibirometero biri hagati y'8 n'10. Bityo kubona bombi icyarimwe byabashije kubihurizo rikomeye. Muri uwo mugoroba Amerika ikimara kumenya ko indege yarashwe kandi abari bayirimo bakabasha kurokoka, umupilote yahise atanga sinyare yifashishije icombo yari afite, maze bahita bamenya neza amerekezo yari arimo, bityo bahita bihutira kumutabara. Uwo mwungiriza rero kubera ko igihe yamanukaga yaramanutse akubita umutwe ku ibuye, bituma amera nk'utakaje ubwenge, byatumye atinda gutanga sinyare. Igihe rero yakangukiye haciyemo amasaha atari make, bituma igihe yari amaze gukanguka aribwo yabashije gutanga sinyare, ariko umupilote we bari bamaze kumurokora, ndetse babashije kumugeza n'aho acungirwa umutekano nta kibazo. Nuko uwo mwungiriza we yasigaye ku butaka,
ari gushakishwa uruhindu n'ingabo za Irani ndetse n'abaturage bari bashiriye igihembo gikomeye kugira ngo ubasha kumubona azabashe kubona ishimwe rikomeye. Nuko rero uwo mwungiriza nibwo yatangiye gushaka uburyo bwose yacika ndetse akihisha, bityo bimufasha kugira ngo atabasha guhita afatwa ku kanya. Ni nako yatanze sinyare. Bigeze ku munsi wa gatandatu, Amerika ibona yuko uwo mwungiriza nawe akiriho w'umukomando nyine, ntago baba ari abasivile, baba ari abakomando. Nuko ikimara kubona ko uwo musirikare yabashije kurokoka nawe akiriho kandi ashobora kuba ameze neza, yatangiye gushakisha uburyo bwose babasha kumugeraho. Gusa habanje gushidikanya akimara gutanga sinyare bakeka ko yaba yatawe muri yombi n'inzego za Iran, ariko bitewe nuko mu ikoranabuhanga bari kubyumva baba bafite, haba harimo uburyo utanga sinyare bakamenya neza yuko aho uri umeze neza kandi ufite umutekano. Nyuma yongeye gutanga sinyare bahita bamona ko umusirikare ahantu ari ameze neza kandi nta kibazo gihari, bituma hatangira operasiyo ubwo ngubwo yo kumutabara. Nuko bahita bafata indege, abakomando kabuhariwe n'ibikoresho kabuhariwe n'amadrone, barambuka baza muri Iran. Bitewe nuko kandi uwo musirikare yari yavunitse ku kaguru, byabashije gutuma agerageza gucika gake gake, yihindira hejuru mu musozi abarimo yihisha mu bitare, kuko kibira bihugu akenshi bigizwe n'ibice binini by'ubutayu, nta biti nta mashyamba wabasha kubona byo kwihishamo. Akenshi no kwihisha mu mabuye cyangwa se byagushobokera ukaba wakwiyorosa umucanga. Nuko rero uwo mukomando mu buryo baba baratojwe yabashije kwihisha cyane muri uwo musozi, aragerageza kwikinga nk'umusirikare kabuhariwe watojwe, bituma iminsi 2 yose yarabashije kuyimara nta muntu n'umwe ubashije kumukiryera ngo abe yamukozaho imitwe y'intoki. Ingabo rero za Amerika zikimara kubona ko umukomando wabo ameze neza, barahagurutse, ariko bitewe nuko babonaga ko umusirikare wabasumbirijwe, bagira impungenge yuko bashobora kumugeraho ingabo za Iran nazo zamugezeho. Byatumye batanga ubutumwa bwo kurangaza, basa naho bavuga ko umusirikare wabo bamubonye kandi bari kumukikisha bamunyujije, bamwerekeza ku mazi kugira ngo abe yakwambuka. Bituma ingabo za Iran zararangaye, ntizamenya neza icyo ubwo butumwa bushatse kuvuga. Bityo igihe basaga naho barangari ubwo butumwa bashakisha ngo bamenye neza aho abanyamerika bari kumucikishiriza, abandi bo bari gufata neza igipimo nyacyo cy'ahantu bari bumurokorere. Nibwo rero bahise baserukana indege, amadrone, bahita baza bagwa neza mu gace wa musirikari yararimo. Ari nabwo abasirikare ba Iran bashatse kugaruka kugira ngo barebe neza aho abo banyamerika baje, bityo babashe guhangana nabo. Bahise bazana ingoga, barahangana bikomeye, bararwana bikomeye, ariko kubera ko abasirikare ba Amerika bari babashije kugera neza kuri wa musirikari, bityo babashije kumurokora, baramujyana. Ubu ngubu akaba ari kwitabwaho n'inzego za gisirikari z'abanyamerika. Ubu ngubu akaba ameze neza nta kibazo. Nguko uko rero uwo mukomando w'umunyamerika yabashije kurokoka, nta muntu n'umwe umuriye n'urwara, bityo akaba yarasubijwe muri Amerika amahoro. Nibyo rero umukonde kuri gakondo nifuje kubagezaho muri aka kanya, kugira ngo twese tumenye neza ikiri gutuma esansi izamuka, ibiciro bikazamuka. Ibyo nabibutsa yuko biri guterwa nuko Iran yafunze umuyoboro wanyuragamo ibikomoka kuri peteroli wa Hormuz, bityo amato yatwaraga ibyo bikomoka kuri peteroli yose akaba atakibasha gutambuka, uretse ayabo bafitanye umubano ukomeye nk'Abashinwa n'Abarusiya n'ibindi bihugu by'inkoramutima. Nguko uko rero twese turi kwisanga muri ubu buzima butugoye, ingendo ziri kwiyongera, ibiciro biri kwiyongera, ariko byose tukatwemere yuko bizarangira ari uko tubonye neza icyerekezo cy'izi ntambara. Murakoze.